Imana ibahe umugisha ku bashyitsi. Nitwa Mbarushimana John, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Nsengera Bethesda Church kwa Bishop Rugamba. Nishimiye kongera kuba hano, ndashimira umushumba kandi waduhaye ikaze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Dusome Itangiriro ibice 37. Itangiriro ibice 37 umurongo wa 29 turageza kuri 35. Itangiriro ibice 37 umurongo wa 29 tugeze ku murongo wa 35. Hari ijambo rivuga ngo Rubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye asubira kuri bene se, arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda ya kanzu ya Yosefu babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bajyana kwa se. Bamutumaho bati twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenyera aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, nta gushidikanya Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro ati nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimunyirira. Nuko se aramuririra. Amen. Dusoreze muri Yobu, igitabo cya Yobu. Yobu ibice 14 umurongo wa 7. Yobu 14:7 haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacu usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ko twagize umugisha wo kuba turi mu nzu y'Imana, kandi turashimira Imana ko yaduhaye ubuzima. Reka mbibutse ko tugeze ku itariki ya 20. Hari abantu batagize amahirwe yo kugeza kuri iyi tariki. Nongere mbasabe iyi minsi isigaye n'uyu munsi, iby'Imana itarakora ntibitsikamire iby'Imana yakoze, ahubwo iby'Imana yakoze birusha imbaraga iby'itarakora. Uri hari ikintu Satani ajya akora mu barokore, reka mvuga abarokore, akaza akatwereka iby'Imana itarakora, bikatwibagiza imbaraga z'iby'Imana yakoze. Ariko nyamara ntabwo iby'Imana itakoze bikwiye kurusha imbaraga iby'Imana yakoze. Hari warinye ngo ibyo atarakora si byo byamara imbaraga zo kugira gute. Hakubaza ko namperuka mufashwa atari ko mugifashwa. Byagenze bite? Ejo bundi mu minsi yashize nagize ingendo, nagiye Rubavu ngi Bujumbura, ariko mvi Rubavu hari imodoka imwe yahagurutse mbere yacu. Izino zikorana n'amahoteli, zivana abagenzi ku kibuga zibajyana ku mahoteli, zibavana ku mahoteli zibajyana ku kibuga cy'indege. Hari yahagurutse mbere yacu rero, yari irimo umuntu usiganwa n'amasaha kugira ngo indege itaza kumusiga. Ageze mu nzira, uwari umutwaye akora impanuka, uwasiganwaga n'amasaha y'indege ahita apfa, uwari umutwaye nawe ajya muri koma. Noneho rero hari abaririmbyi baherutse kuririmba ngaho abandi banyuze bagapfa. Twe twarahanyuze tugira gute? Noneho umuhanda apfiriye mu ngiye munyuzemo, uraza gusanga abapfuye wabonaga atarabo gupfa. Nawe kuba uriho si uko Satani atagushatse, ariko hashimwe Yesu watwimanye. Kuva ku itariki ya mbere tukaba tugeze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10, hashinguwe benshi. N'ejo yawe n'uyu munsi hari amarimba ari gushyingura. Harya we kutuki utari mu mashyingura.
ineza y'Imana twabonye. Warabahagaritse imitima bari bazi ko uyu mwaka uzashira barongowe none ushize batarongowe. Muhumure kuba mukiri bazima biracyashoboka. 2022 ni umwaka nari nizeye ko uzashira mvuye mu bukode. Uzi ko washize ngikodesha? Ndabari ko ntacyo bitwaye nubwo ushize ngikodesha nabonye ari nishyiriwe n'abagabo. Ngo nta modoka ndetse nje n'amaguru. Wagize ngo ndataha n'amaguru? Kandi namwari abantu mufite imodoka hari ibibazo mufite ndafite. Ibintu bya sirase ngo amapesi yaraheze birayareba. Ibyo bintu nta stress yabyo ngira. Iyo nyafite ku ikarita mpuzaho cyangwa ngatega moto bitwaterwa nuko mfite. Amen. Ndasinziriye. Abafite amazimani bahumesha natwe izayaduha ariko ntimudukange namwe muri abapanga uretse ko ngo handitse ngo ubukode bw'igihe kirekire ariko namwe murakodesha. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangira. Noneho nubona uwo muntu atari kubyumva ujye ubwira umutima. Ubwira umutima ati ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangira. Noneho ubwira uwo muntu abiza ari buze kuvuge ngo ku bantu byararangiye ariko ku Mana ntabwo birarangira. Watubereye ibyiringiro. Watubereye amahirwe yo kuhagera. Hari imyengo yo baduhaye twarayirengeje nibarekera. Twarayirengeje. Nukuri twarayirengeje. Iyo bahaye ingo zacu yararenze. Twasubatse base amezi 6 zimaze imyaka 12. Iyo baduhaye nibarekera. Uyu murimo twawigiye baba. Twawigiye baba nibarekeraho. Kandi ikibazo cy'abantu batubwira abana niwe batubwira bashoboye. Buri gihe badute
atega mitego y'abananiwe, ariko hari n'abatarananiwe. Nujya gushaka ukagira ibyago ugahura n'uwo bitagenze neza, azakubwira ko ntango nziza ziri. Uzi kujya gucuruza amakara ugahura n'uwayacuruje agahomba, akubwira ko nta mugisha uri mu makara, kubera agira ngo yarahombye akajya n'abandi barahombye. Mubwire ngo ntibirarangira, ntabwo birarangira. Ni ukuri ku bantu barabishoje, ariko ku Mana ntabwo birasoza. Reba Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wagiriye Mana we, bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana. Imbere yacu hari hatuze umwijima ucura hirya no hino, nta nzira yariho yo gutabarwa. Mana we, waje nk'umurabyo uraduta, waje nk'umurabyo uraduta, waje nk'umurabyo uraduta. Bibiliya ngiye gukoresha umwanya ungana n'uwo dufite, ariko mu ikiganza mubwire ngo ntabwo birarangira ku Mana. Bibiliya igaragaje Yosefu wavukanye n'abandi bana, ntabwo yavutse wenyine. Yosefu ngo akundwa na se kuruta abandi bana. Nasomye Bibiliya asanga imwe mu mpamvu yatumye se amukunda cyane, ngo yajyaga azana amakuru y'aho baragiye akavuga ibibi bene se bakora, ngo bituma se amukunda, ngo amudodeshereza n'ikanzu nk'ikimenyetso kigaragaza ko amukunda, ngo ibyo bituma bene se barushaho kumwanga. Ngo arota inzozi, umunsi arota inzozi, ngo barushije baramwangaga, inzozi zituma barushaho. Naribashije niba umuntu ashobora kukwanga kubera inzozi izasohoye byanye nawe, niba umuntu agira ishyari kubera icyo Imana ivuze cyasohoye. Buriya mushobora guhagarara hano ukavuga ati uyu muntu ndamukunda, ni umukristo, ndagukunda, agatangira kurwana intambara z'ijambo rivuga ngo ndagukunda. Nta kintu yamuhaye, gusa kuba amukunze ate se gakiza, tweko atarabitubwira tumaze imyaka, agatangira guhangana n'intambara zivuga ngo kubera bavuze ko bamukunda, ngo baramwanga, ngo arota inzozi imibi ngahe 11 yikubita imbere y'umubanya, ngo ayibwira bene se, ngo barushaho kumwanga. Ngo haca iminsi arongera arota izindi, ikwezi n'inyenyeri, ngo abibwira bene se, ngo bamugirira ishyari. Ngo ariko se akajya yibuka ayo magambo,
ariko wa mwana we ngiye na nyoko na bene so tuzatwikubite hasi imbere yawe ngo ntiyagira icyo avuga ngo haca iminsi ngo bene se baragiye inka ndasimbuka byinshi kudukoresha umwanya dufite ngo saramubwira ati jya gusura bene so umbwire uko bameze kandi ntugendere aho ngaho ugire izimano cyane unzanira amakuru y'uko bameze. Uyu mwana nubwo bene se bamwangaga we niyabangaga. Nta hantu nasomye muri Bibiliya yigeze yifuriza bene se ikibi, nta n'ahantu yigeze abitura inabi. N'igihe yari afite ubushobozi ntiyigeze abagirira nabi, baramwangaga ariko bakabakunda. Umuntu nakwanga uzamukunde, nakugirira ishyari ntuzarimugirire. Nasanze umuntu umwe mu bantu badatera imbere ni umuntu ugira ishyari, ahora hasi kandi uwagirira ishyari agakomeza kuzamuka. Ngo yabanje no kuyoba, ngo akubita n'umugabo ati ntiwandangira bene data aho baragiye, ati bagiye Timoni, ngo arahabayobora, ngo aramuyobora aragenda basanga, ngo bamubona mbere y'uko ababona, bahita bajya inama batuye umutipe tumwice maze turebe za nzozi uko zizasohora, turebe ahazatuyoborera. Ngo Rubeni yumva bagiye kumwica, ngo ahita bagira inama ati mwaretse ntitwishyireho amaraso atariho urubanza, mureke tumujugunye mu rwobo. Kumbi ngo yabikoze agira ngo amubakize arebe ko yamusubiza se. Ngo basanga nibyo, bamuta mu rwobo. Imana ishimwe rwari rwaracukuye kubika amazi, barumutamo ntayarimo. Iyo aza kuyasangamo yari kwicwa nayo, ariko bamutamo yarakamye. Ndashima Imana yakuyemo ibyica igasigazamo ibitwigisha. Burya yamanuka yari kukwica, ariko yakuyemo ikica isigamo ikizatuma ure mu buhamya. Uzi ko bamutaye mu rwobo batambaye ikanzu, ngo bayimukuyemo bicazwa no kurya ibyo yazanye wari mu rwobo, ngo bakiri kurya hanyura Abishimayeli. Umwe muri bene se atari ko twamugurishije ko yari kuzatuyobora binahangaha, bazatuyobora muri Egiputa, ngo baramugurisha. Kumbi bazi ko bamugurishije. Reka mbabwire, imwe mu mitungo yimukanwa amasezerano abamo, ntabwo umugisha wacu w'ahantu, umugisha wacu uba muri twebwe. Ntihazagire ugukangira aho utuye n'aho ukorera, umugisha wawe nturi aho uri, umugisha uba muri wowe, turawugendana. Niwo mutungo wimukanwa. Tuzamura amaboko. Ngo baramugurisha, baramujyana, agurwa n'Abishimayeli. Ngo Rubeni baraje aho twasomye, ngo ajya kureba mu rwobo. Kumbi bamugurishije Rubeni atabizi. Ngo arebye mu rwobo amuburamo, ngo aravuga ngo ndabwira ngo iki data, ndamukizwa n'iki? Ngo ageze kuri bene se banzura umwanzuro wo guhimba ikinyoma. Baravuga ngo mureke dufate iyi kanzu, twice umwana w'ihene, tuyisiga amaraso, tuyohereze data, tumubwire ko natwe twayibonye gutyo, arebe koko niba ari umwana we. Ngo bafata ikanzu bayisiga amaraso, bayohereza se. Baramubwira ngo twayibonye, tuzi niba ari umwana wawe, yitegereze urebe. Ngo se ayibonye arayimenya, ngo araturika ararira, aravuga ngo nta kabuza niyo umwana wanjye inyamaswa zaramutanyagwe. Aravuga ngo nzarinda musanga ikuzimu ntarashira umubabaro. Barabizi neza ko iyi kanzu ari iya Yosefu, ariko babwiye se ngo reba niba yaba ari ikanzu y'umwana wawe. Mwumva ikirimo. Bene se bazi ko inzozi hagiyemo akantu kitwa Toba, zirarangiye, ntazigihari, ntaho zizasohorera, kubera ko bamwohereje muri Egiputa kandi basigaye Kanani. Se nawe arabizi ko Yosefu hagiyeho ijambo rivuga ngo Toba, Yosefu yarangiye. Ariko mwumva ikintangaje, ari inzozi zirahari, ari na Yosefu arahari. Muri bene se bazi ko inzozi zarangiye. Se wa Yosefu azi ko Yosefu yarangiye, ariko ari Yosefu arahari. Ari n'inzozi zigize gute? Muri make mu bantu byararangiye, ariko ku Mana ntibiragera gute? Reka mbabwirire ijambo, ntabwo Imana irinda ikanzu. Imana irinda inzozi.
itarinda ikanzu, ntabwo ikanzu ari izana inzozi, inzozi nizo zizana ikanzu. Impamvu itarinda ikanzu ni uko inzozi zisohoye zibategeka kudodesha indi kanzu. Niba guharabika ntuzagira ikibazo n'ikanzu bari gusiga amaraso, ariko inzozi ntawe uzigeraho. Niba kuvuga yo abyokoze wigira ikibazo n'ikanzu gusa. Kumbi n'ikanzu bafite ariko Yosefu kumbi n'ikanzu bakuriye ikiriye ikanzu ariko nyirika ntabwo ari Yosefu bakuriye. Uziko bashinguye bagakura n'ikiriyo, kumbi uwo bakuriye ikiriyo baracyariko. Tuzamura amaboko dushimira Imana yo kabyara. Hano harimo abantu bafite inzozi se, harimo abantu bavuganye n'Imana se. Abavuga bareke bavuge, ntabwo bazagera ku nzozi. Icyo Imana itazabemera no guhangara icyo yavuze, kuko ntabwo Imana irinda icyo abantu bavuze, ahubwo Imana irinda icyo yavuze. Kandi bibuze ntabwo tuzagera aho abantu bavuze, ahubwo tuzagera aho Imana yagize gute yavuze. Ongera mubwira ngo ku bantu byararangira, ariko ku Mana ntabwo birarangira. Baramugura, abamuguze babonaga ari iboro bari buze kungukamo, kandi kuko bamujyanye mu isoko kumucuruza, kuko bari bakeneye inyungu, bari abacuruzi. Uzi ko hari ubuzima tubamo tukaba igishoro cy'abandi, hari ubuzima tubamo tukaba igishoro cy'abandi. Abantu bakungukira mu mvune zacu, tutabona inyungu z'imvune zacu. Baritimayo ari ku marembo, Baritimayo ari impumyi. Baritimayo ntiyamenyaga yo yasabye, yamenywaga n'abamuzanye. Ntiyajeraga yo yasabye, yajerwaga n'abamuzanye. Akazi ke kari ako gusaba, kandi we wirirwaga ku zuba, ariko baramugeneraga, kandi ari we wiriwe ku zuba. Bamujyana mu isoko, uwatanze menshi. Urumva umuntu waguze na muka Potifari, urumva yaraguzwe makeya. Barungutse. Umva icyanangaje, kumbe Imana yabyitegereje, ibona inzozi Yosefu yarose ntizizasohorera aho yavukiye, ibona zizasohorera muri Egiputa, kandi ibona hakwiye amaboko, ibona hakwiye amaboko azamugezaho inzozi zizasohorera. Erega yose atujugunya ntabashaka ko tubaho, ariko hari igihe tujugunya azi ko tugiye gupfa, akatujugunya mu mugambi w'Imana. Imana yararebye ibona mama wacu nta nkunda, ibona sinzava mu cyaro, iravuga ati reka muteze urwango amwange, afate umugambi wo kujya i Kigali. Mubwire ngo wibatekerezaho, oya ariya maboko nadusunika, kandi mbibutse ikintu kimwe, haratujugunya tugasanga harandi maboko atagaragara. Tujugunywa n'agaragara, tukaramirwa n'atagaragara, kandi ayatagaragara akora ibintu bigaragara. Yosefu agurwa na muka Potifari, ageze mu rugo bagira igikundiro no kubaho kwiza kw'Imana. Umugore aramukunda, yifuza kuryamana nawe, undi ati oya, nubwo nta muntu ndeba, Imana irandeba. Ibyo birarangira, ngo abona byaranze, ngo acunga umunsi umwe nta bandi bagabo bahari, ngo amuhamagara mu cyumba. Ageze ati turyamana, ati oya. Undi ati reba ibintu bibiri ntabwo wanyumvira ubusa, ugenda aho ngaho, ngo asigarana ishati. Ariko Yosefu agenda adakoze icyaha, icyabaye nta kindi, ahita ataka ati uwo mwanzaniye yaramfashe ku ngufu. Birangira bamwohereje muri gereza. Bene se bazi ko inzozi zarangiye, se wa Yosefu azi ko Yosefu yarangiye, ariko byarangiye ku bantu, ariko ku Mana birarangira. Wageze muri gereza agira umugisha w'Imana, akundwa nabo muri gereza, bamugira umuyobozi. Ngo bamwe mu barindaga gereza ngo barota inzozi zibahagarika umutima, arabati ko umutima wahagaze, ati twarose inzozi zimwe kandi mu ijoro rimwe. Ngo barazimubwira, ati zisobanurwa gutyo, umwe bazamuca umutwe, undi azasubira ibwami nyuma y'iminsi 3. Ngo iminsi 3 ishize barahamagarwa, umwe bamuca umutwe, undi asubira ibwami. Ariko ngo usubira ibwami aramubwira ati nugera ibwami uzamvuge neza ku mwami, ndebe
kuza muri iyi nzu y'imbohe, naho ubundi sinzava amahanga, uwamfungishije ni umunyamaboko, hano sindi iwacu, naguzwe ndi umucakara, atanguye mu hantu nzapfira amahanga. Nasomye ijambo rirambwira ngo agezeyo ntiyamwibuka, aramwibagirwa. Uzi abantu twavunikanye bamaze kugirirwa neza baratwibagirwa, ariko ikinezeza ni uko batwibagiwe itatwibagiwe. Mwumva ikintangaza ni uburyo itwibutsa abatwibagiwe. Ngo Imana ibona harageze yuko Yozefu yinjira mu nzozi yarose, ngo ituma umwami arota. Agira gute? Yozefu Imana ivuga nawe ibyo izakora byanyuze mu nzozi. Abarindagereza ababaga muri gereza barose inzozi, umwami nawe agize gute? Arose inzozi. Kandi naragenzuye nsanga ziriya nzozi ntizari zikomeye, oya ntabwo zari zikomeye, ahubwo Imana yarebye isanga nizo zizakura Yozefu muri gereza, ituma nta wundi uzimenya, kuko iyo zisobanurwa n'abandi Yozefu kwahera, ituma nta wundi uzishobora kugira ngo zizasobanurwe na Yozefu, ko nirwo rufunguzo ruzamusohora muri gereza. Ngo abanyabwenge bose ngo habura n'umwe wazisobanura. Wa muntu Yozefu yabwiye ngo uzanyibuke, nibwo yibutse ko hari umuntu wabasobanura inzozi, arabati Mwami unkundire mwibutse iby'icyaha byanjye. Twakoraga hano dukora amakosa muradufunga, dufunganwa n'umuntu, turota inzozi arazidusobanurira, uko yazisobanuriye niko zabaye. None mwareba niba kirimo. Nasomye birambwira ngo bamuhubuza muri gereza, bamuhubuza. Imana igiri ahari guhuburiza umugisha wawe. Erega umugisha wacu hari amaboko awufite, ariko Imana iwuhubuzeyo. Mwebwe mwasomye biriya kundusha, mwigeze mwumva babaza kubaza ngo uyu muntu ubundi afungiwe iki? Mwigeze mwumva babanza guhamagaza idosiye yiwe? Bigeze bahamagara uwamufungishije? Hari izifunga ariko hari n'izifungura. Kandi Zaburi ya 93:4 haravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ngo bamuhubuza muri gereza, ngo bamuhubuza muri gereza. Mpamya ko Yozefu yasohotse muri gereza agenda avuga ati ni ibintu bibiri, ndagaruka cyangwa birangiriye ahangaha, kuko ugiye hariya hantu abagiye gukira cyangwa gupfa. Yozefu rero ntiyarazi icyo bamuhamagariye, yibona imbere y'umuhamagaye. Mpamya ko habaye ikiganiro bibiri itavuga, ariko ngo aza kumubwira ati narose inzozi, ijambo rya mbere zampagaritse umutima, nabuze ubusobanuro bwazo, kandi abajyaga bazisobanura izi zo zagize gute? Zabananiye. Ngo yicazwa no kuzimubwira, aravuga ati narose inka 7 zibyibushye n'izindi 7 zinanutse, amasaka 7 abyibushye nanda. Aravuga ati nuko nawe Yozefu ati ubusobanuro bwazo n'izindi izi, hazaboneka imyaka 7 y'uburumbuke, haboneke n'indi myaka 7 y'inzara. Ati none dukora iki? Abahindutse umujyanama wa perezida aribwo akiva muri gereza. Ahita amubwira ngo inama ni iyi ngiyi, bashaka umuntu wize iby'ubuhinzi, ahingishe mu myaka 7, bubakisha ibigega, bahunika ibintu mu myaka 7 bizatunga abantu mu myaka 7. Ni 7 kuri 7. Ngo uyu mwami ntabwo yigeze ahamagaza inama y'abantu runaka, ntiyatumije abadepite, ntiyatumije abaminisitiri. Uze kunyumvira. Kubera iki Imana yanze ko inama itera? Ko muri bakuru iyo baza guteranya inama Potifari yari kuyiburamo, kandi ari umukuru w'ingabo, yari kuyiburamo, yari kuyiburamo. None mbabazi, iyo aza kuyibonekamo Yozefu yari kugirwa icyo yagizwe, kandi ariyo wamufungishije. None amumera ikiganza umubwire ngo hari abantu Imana igiye guheza ifata imyanzuro badahari. Erega Imana irabizi ko
ariko bavuga impamvu zituma udakwiye kwicara aho ngaho kandi zirazwi kandi tuvune nazo. Ariko Imana nibona hari abazitambika umugambi wayo izabaheza, imyanzuro ifatwa badahari nabo bazabone mu matangazo nk'abandi. Iyo hateranywe inama ntabwo Yosefu yari kuba minisitiri. Potifari yari kuvuga ati Farawo ntabwo uzi amakuru, ni njyewe uba mu baturage, uyu nguyu ijambo rya mbere si umwenegihugu, ntabwo ari umwe, kandi nta muntu utari umwenegihugu uba minisitiri mu gihugu. Iyi ni impamvu ya mbere ituma ntabwo ari umwenegihugu. Kabiri, twamuguze nk'umucakara, nta nubwo yaje kwiga, twamuguze muri cyamunara. Impamvu ikomeye kuruta izindi, yamfatiye umugore ku ngufu. Izo zari impamvu zari gutuma Yosefu atakigwamo. Imana irebye isanga abazitambika, isanga hari abantu bazitambika umugambi, irabaheza. Imana inkunde igira abantu heza ku buzima bwawe, bazamenya imyanzuro y'inama gusa. Ariko hari ubyumvisha akabatara bagatara. Haleluya! Imana irabizi ko iramutse bagishije inama kariya kazi utagahabwa. Irabizi ko batabyemera. Ariko ndashimira Imana, hari abantu igiye guheza ifata imyanzuro nabo bazamenyaho. Igira abantu heza, ni ukuri pe pasta, igira abantu heza we, igira biheza. Erega ndashimira Imana itagisha inama. Uzigiye kugutabara ikanyura ku muturanyi ikamubwira ngo runaka tumutabare, yavuga ati we ntuzi uko ateye n'ibyo tubane, ntumugirire neza, arakatirwa. Muribuka Dawidi amaze kuba umwami yaravuze ngo nta wasigaye wo mu muryango wa Sawuli, mugiye neza ku bwa Yonatani. Sibaraza ati ndabizi hasigaye Mefibosheti, ariko ubumuga yarabujyanye. Mwigeze kumva Dawidi akenera ubusenga bw'ubasigaye? Yarakeneye kumenya gusa uwasigaye. Siba aramuvuga ariko ahita ashyiraho ngo aramugaye, kugira ngo ibe impamvu ituma uwo muntu atajya ibwami. Ariko ndashimira Imana, iyo hageze n'impamvu ntizihabwa agaciro. Twese twataye. Haleluya! Igihe cyageze n'impamvu ntizihabwa agaciro. Hari ibintu Imana igiye kuburizamo, kandi hari ibintu Imana, ariko Mana we icyamukangu mbaho kabyarawe, Imana igiye kukwicaza ahantu hadahuye n'amashuri wize. Ubwumvishe gutanga abandi natere hano, ashimira Imana. Muri make hari Imana igiye guze bajya bakubaza ngo wahageze gute, ujye babwira ngo hari abantu Imana yaheshe kugira ngo mpagere. Umwami afata umwanzuro ntawagishije inama, atabashije abaminisitiri, atahamagaye abadepite. Mwumva ikintu cyaranga, uzi ko hashyizweho minisitiri hakiriho undi. Mwigeze mwumva babanza kweguza uwari uriho? Uzi ko hari ibintu Imana igiye gukora abantu bakiri mu myanya. None si yashashe gusobanura inzozi, akimara gusobanura inzozi ntabwo bamubwiye ngo sura tuzagutumaho ako kanya. Uwavuye muri gereza azi ko agiye gupfa cyangwa ako kanya, ntabwo Yosefu ntiyasubiyeyo. Mubwire ngo hari ahantu Imana igiye kugusohora utazasubirayo. Hari Imana igiye niba ari umushomeri igiye kumugusohora mutaza. Hari ibintu Imana, ariko hari ibintu Imana igiye kudusohoramo tutazasubiramo 2024. Hari ibintu bigiye gusigara mu mpera z'uyu mwaka, tukajya tubyumva nk'imigani ngo yari umushomeri, ngo yarakodeshaga. Hari ahantu tugiye gusohoka ngo tumeruka agenda n'amaguru, ariko ubyakiriye natere. Haleluya!
impamvu ze hari ikintu ishaka gukora. Ntabwo inzu izabyara imodoka ariko imodoka izazana inzu. Mubwire ngo ku Mana ntabwo birarangira. Mubwire ngo ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira. Abaduhaye iminsi ntabwo birarangira. Abaduteze amaso ntabwo birarangira. Ntibari bazi ko tuzageza iyo tugeje aha ubu iracyafite amaboko yo gukomeza kora. Ndashima Yesu ko bitararangira wewe. Hari igihe data wacu yabirangije ariko bitararangira. Arambwira ngo ntacyo nzimarira, abibwira Imana itarabivuga. Mbibutse ko mu myandikire y'interuro itararangira bashyiramo virigire. Bivuze ngo biracyakomeza. Iyo irangira bashyiraho akadomo. Ni gute umuntu ashyira akadomo ku buzima atatangiye? Aho bigeze niwo wabihagera. Hari uruhare rwe rurimo. Mubwire ngo byarangiye muri bari kuko Mana ntabwo birarangiye. Wahita avuga Farawo ngo ntaho nigisha inama twakura hehe umuntu umeze nkawe uri mu mwuka w'Imana. Ngiye Farawo ndabitegetse, uretse ngewe ibyo biri kubera muri biro y'umwami nta wundi uhari. Muka Potifari agaramye muri sarasi ko yarangije akazi. Maze na minisitiri ntiyarahari. Uwari uriho ni ntabwo yarahari kuko yari kuzana impamvu urahise nyakubahwa uyu nguyu yiza ngahe yaba yarakoze se mu nzego za leta he ibyangombwa se yarafungiye ikizi umuntu avuye muri gereza ntawe umugize umwere abe minisitiri. Nikuti umuntu aba muri gereza ntawe umugize umwere akashyirwa minisitiri batabanje kugenzura icyaha gufungishije, batabanje gutanga amakuru ngo bamenye yafungiwe iki, yafungiwe iki, yaziraga iki, yinjiye ryari, ibyangombwa bye. Umuntu avuye muri gereza mu inzozi ni gute zigira umuntu minisitiri? Naho nese kugira umutwara sibo, inzozi ntizatuma n'umutwara sibo. Tuyazamure dushimire Imana, tuyazamure tuyishimire Imana yo kubyara. Yambwiye ngo nze batangarize ko ku bantu byarangiye ariko kuri yo ntabwo birarangira, kandi bafite ibyo bashingira bavuga ko byarangiye. Imana igiye kugaragaza ibyo ishingira ivuga ko bitararangira. Abantu bafite ibyo bahera bavuga ko ntawe uzagera, igiye kugaragaza ibigaragaza ko hari aho uzagera. Aremezwa aravuga ngo uretse ngewe nta wundi. Uhaye itegeko n'uburenganzira ngo ntawe uzasohoka mu gihugu utabyemeye, ntawe uzakinjiramo. Sinzi niba bagira za mpapuro z'umuhondo, niba zibayo naho simbizi, zimwe z'umuhondo zijya zisohoka. N'ejo bundi zarasohotse, Barore bamugize umuyobozi wa RAF. Sinzi niba naho ziba iz'umuhondo. Kabiri, sinzi niba habaye amakuru ya saa moya y'umugoroba. Ntekereze ko rero byagomba guhitwa bitangazwa. Itangazo riratangazwa isingo na perezida. Reka ntekereze ko muka Potifari ntiyagira unese agatebe kamwe hari, agatebe kamwe ka parasitike. Hari abamabuja b'iki gihe batarabahana, ntabwo ari abahano n'abahandi hatari hano. Mpamya ko yari yicaye mu rugo iyo batagiye mu kazi cyangwa baba bicaye mu rugo mu ntebe, kandi bajya bicara bameze gutya. Oya burya uwicara gutya ni umuntu uticaye iwe. Umuntu uticaye iwe ntabwo ayicaramo yose. Urebe umwanya usigaye inyuma, urebe n'uri hano. Ariko umuntu wicaye iwe ayikwira yose. Mpamya ko muka Potifari yari ameze gutya. Gahunda telekomande ahinduranya amasheni. Umva
kuki mutinda kugaburira abantu biriwe mu rugo koko bamba mujye kuri iki mwagiye muteka kare ko numva ari kwisana imoderi itari nziza mwakorofye nabi mushaka uburyo musunika intebe murebe niba nta kintu cyapfira inyuma y'intebe ese uwo mwana akwariza amasaha kujya kuzana umwana ku ishuri yake mwubake we gahunda no guhinduranya amashene ubundi abazibinda aho bigeze mamya ko yarageze kuri televiziyo y'igihugu atereka ndamakuru yiriwe agiye kubona ati itangazo rya perezida wa repubulika ryanzuye ko ryemeje ko Yozefu hari ukuntu abantu bambara rinete bajya bazimana ntibazikuremo kubera iki musa n'abazigiza hano hari ukuntu bazimanura bagasa n'abazigiza hano ntazikuremo akazigiza mpamya ko niba yari azambaye yahise yeguka yicara nk'uticaye iwe ahita amanura rinete ko Yozefu yari amuzi ntazi uburyo yavuye muri gereza ayiwe hari ibintu bagiye kuba batari kuyumutsindwa ageze hano ate ko tutazi ko twari twaramushereje ko twari twaramuharamitse uyu muntu ahabaga hari abantu bagiye gutungurwa naho ugiye kugera batazi uburyo niba hari ikintu kibabaza ni ukubona umuntu avuze ngo ntuzagera hariya agashiduka wahageze atabigizemo uruhare akavuga ngo ntuzahakandagira agashinduka uhari utamunyuzeho hari ahantu mugiye kwibona abatarabishatse batabigizemo uruhare ariko mana we waraturengeye 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 abibutse ko yabarengeye iyo yabarengeye yabwire ngo nze babwire ngo ntibirarangira ongera umubwire bamenya ngo ntabwo birarangira ntabwo birarangira ugihumeka ntibirarangira ntabwo birarangira abona itangazo ryemeje ko Yozefu ari we minisitiri w'abinjira n'abasohoka kandi abagore b'abayobozi baragenda kenshi kandi nawe ari mu bantu batazasohoka mu gihugu Yozefu atamusinyiye yisanze mu bantu batazasohoka mu gihugu wari umukozi we mu rugo atamusinyiye ntacyo ari buze kubihinduraho ntabwo bamugishije inama ntabwo bamusabye kugira icyo abivugaho arasabwa kwemera mpamya ko niba umugabo yari ari mu kazi kenshi atarabonye amakuru umugore yahise afata telefone ati Potifa banza yaravuze mu izina rye Potifa uzi ibibaye waba wari uri mu nama undi ati habaye atuzi ko wa mutipe twafungishije ubu ngubu nawe utazasohoka atabyemeye mubwire ngo ntibirarangira bene se wa Yozefu bazi ko byarangiye se azi ko byarangiye kumva uwo barangije deni yamaze kwinjira mu nzozi z'Imana yavuze mbere umuntu ikiganza mubwire ngo uriya mwaka 24 ni uwo kwinjira mu nzozi z'Imana yavuze ntabwo ari umwaka wo kurota ni umwaka wo kwinjira mu nzozi mwumve se ntabwo ari umwaka wo kurota inzozi ahubwo ni umwaka wo kwinjira mu nzozi twarose mubwire ngo si umwaka wo kurota ni umwaka wo kwinjira mu nzozi twarose ntabwo
zavuze. Izarambira te baza guhaha arabamenya bo ntibagira gute, uzi impamvu yabamenye ntibamumenye, we yarahindutse bo ntibahinduka. mubwire ngo bagiye kukuyoberwa kubera ibintu Imana igiye gukora. Ese ko ari umwaka cyangwa se arabati muri bangaye, mwavutse muri bangaye, barongera kandi baramubeshya. Twarabayanga none umunyamaswa zinka zagize gute, uwo bavuga ko zariye niwe wicaye ku ntebe, niwe ubari imbere. Iby'Imana ikora biradutangaza, ntanuba bimenye uko biri. Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo bigiye gukora. Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo biragorana. Ati muzazanire papa wanyu, baza kumuzana ngo arabibwira. Ntabwo yigeze ababwira ngo nimujye kubita imbere, yarababwiye ati ni jyewe mwagurishije, ni jyewe wa wundi. Numva ikintu cyashimishije, akanwa ka Rubeni kagiye kubwira se yuko Yosefu yapfuye, niko kanwa kagarutse. Bajyana ikanzu baravuze ngo urebe niba ari umwana wawe, inyamaswa z'inka zizamuriye. Akanwa kavuze ngo zamuriye kagarutse kavuga ngo yadutumye. Amen. Yadutumye. Ongera umubwire ngo akanwa kavuze ibya mbere kagiye kuvuga ibitandukanye n'ibyo kavuze. Mubwire ngo hari ibintu bigiye guhinduka kandi mu kanwa kamwe. Nta kanwa kamwe, ahubwo hari ibintu bigiye guhinduka kandi mu kanwa kamwe. Ngo bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bufakiritse, ngo bamaze umwanya munini babona ntacyo abaye, bahindura amagambo bati tubonye ko ari Imana. Mwumvisha Imana iremye abandi cyangwa niba abandi bahinduye amagambo? Mubwire ngo ibyo Imana igiye gukora 24 biratuma bahindura amagambo kandi aribo bari baravuze. Tugira inshuti zifite amafaranga, ariko iyo tugeze mu kaga tubona inshuti zifite imitima. Dufite inshuti zifite amafaranga, iyo tugeze mu kaga tubona izifite imitima. Abantu batwigisha gushaka ubuzima no kurya ubuzima, ubuzima bukatwigisha abantu. Aho ugeze si abantu bakwigishije kuhagera, ariko ubuzima burahindukira bukaza bakakwigisha bamwe bakwigishije gushaka ubuzima. Muhumura amakuru ndayafite ko dusigaye dusoza kare, tugiye gusenga. Mubwire ngo ku bantu byararangiye, ariko ku bantu ntabwo birarangira. Si ngombwa ko mvuga muri bya bindi bapasiteri bajya bavuga, reka mvuge muri iki Kinyarwanda. Mubwire ngo ntibirarangira, ntabwo birarangira. Mubwire ngo Imana iravuze ngo ntabwo birarangira. Mu minsi yashize ngo umutipe umwe yaratinze ahantu mu itorero,
ngo akajya yibaza uburyo abantu baje vuba bahanura we ntahanure. Ariko abana baje bahanura igihe simpanura n'imyaka amaze muri itorero. Ngo umunsi umwe basoza yitatu ngo bamuha gusenga asoza amateraniro nk'uko tugiye kuyasoza bakabaguha ati sengera kuyasoza. Ati mu izina rya Yesu atari kuko muri n'ikintu mvuga ko ngiye koko. Ubwo ni mu mutima akomeza gusenga ashaka uko yabigenza ngo yumva ntari busoreza aho ngaho. Akajya kuwambera tubonye inzu ariko ntavuge ko ari Imana ibimubwiye. Ati muri indege ngo umutima ukamubwira ati kandi yuvuze kwivuza itavuze irakwica. Ati nawe ukoze ubukwe ngo ageze hagati ati yazanyica. Ndavuga ngo ni Claude bavuganaga nawe. Ko ari Imana izanyica akavuga ko ari Claude ntabwo ari byo nuvugana namwe rero. Imana yagahoze babwire ngo ntibirarangira. Abataravuganye na ba Jean Claude 24 n'umwaka wo kwinjira mu nzu z'umwaka wa Claude nziza. Haleluya! Kandi nibyo duhagazemo yabitubwiraga tutabona ishusho yabyo. Ibyo duhagazemo yabitubwiraga tutabona none uyu munsi tubihagazemo. Yatubwiraga indege tumurara tukabona none twarazoya. Ntabwo badufite bw'ibyo kutubwira kuko nibyo yatubwiraga ni twari tuzi ko bizaba none byarabaye. Ubwo yavuze ibya mbere yani ndamutse nje nakubwira ngo nzakubakira inzu nzaguha n'imodoka mu gitondo bugaca nkakubakira inzu ubu gishidikana ko nzaguha imodoka. Uzima badashidikanya nuko namuhaye kimwe mu byo navuze. Haleluya. Bituma yizera ko icya kabiri yego hari ibintu Imana yatubwiranye n'ibyo yakoze. Hari ibintu yabwiranye n'ibyo kandi yarabikoze. Abantu bishe bateye haleluya we. Ubwo hari ibyo yatubwiranye bimwe mu byo yavuze bikaba ni ikimenyetso cy'uko na bya bindi yavuganye nabyo bizaba. Harimo umuntu yigeze ibwira ikintu bwacu kagikora azamura amaboko niba hari uwo yigeze ibwira bwa none se umunsi icyo yakoze yakikubwiye cyonyine nta bindi yakubwiranye nacyo nose ubwo yakoze icyo ngicyo izibagirwa icyasigaye. Ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana Maria yasamye ryari? Maria yasamye ryari? Mu kwa mbere. Ngo Maria yasamye mu kwa mbere. Kajye muri VIP. Kandi VIP wanza riri. Iriyo VIP. Kureba hirya yasamye ryari mwana? Oya protocol mu kwa gatatu ku mwaka wa kane. Yasamye ryari Maria? Mu kwa gatatu mu kwa mbere.
wamuteye inda? Ninde wamuteye inda? Umwuka wera. Ntabwo wemera ko yamuteye ryari? Mwumva umunsi Mariya yasamye, ni umunsi marayikaza akamubwira ngo uzasama. Nyirizina akimara kumvijwe byahise bireba umwana bavuga. Akimara kumvijwe akarye ryahise rireba igitangaza. Buri Imana ivuze kingana n'ikikoze. Bya bintu ikubwiye byararemwe, hasigaye ko bizajya habona, ariko byararemwe. Iyo bazamuhaye umugisha, ibiranye umugisha, habasigaye kuzawakira, ariko ikivuga ihitubure. Nta gitangaza izarema, yarakiremye, igisigaye no kuhura nacyo, ariko cyane iyo ivuze ikintu burya ibihise ikirema. Akimara kumva ijwi ry'Imana byahise birimo igitangaza muri we, hasigara kwindikura. Mubwire ngo byararemwe, ahubwo bigiye kujya habona. Akimara kumva byaremye umwana, ahubwo gitangira gukura. Icyo yaremye gitangira kujya habona. Mubwire ngo Imana yaguhaye mu nzozi igiye gutangira kujya habona. Haba ari kwikiremye wukabya, yakiremye umunsi ivuga, umunsi wakira umuhanuzi, nibwo yariremye igitangaza. Burya akazi yarakaremye, ahubwo igisigaye nuko kinjiramo. Karahari ntabwo izakarema, ahubwo hasigaye kwiguhuza nako. Umugabo ntabwo izamurema, yararemye arahari, ahubwo igisigaye nuko guhuza nawe. Nta gitangaza izarema, yabiremye umunsi ivuga, ahubwo hasigaye guhura nabyo. Ni inginzi Imana uyu mwaka utararangira igira ikiguhuza nacyo. Yo bavuze ngo nubwo igiti cyaba cyaratemwe zirabura ingahe. Nazanya ngo mu kanya tuzamura mbuko demara ikigoyi. Nuko gihamagara imbabazi ziwe zibitaba, ntaragira icyo kuga zirangobera, ziti usange mutima mukunda cyane, ndakubabariye. Mpagaze ku manga mvuga imbaraga zawe, ntabutayo ndakuramo, ntabutayo ndakuramo. Mpagaze ku manga, mpagaze ku manga, mvuga imbaraga zawe, mvuga imbaraga zawe, ntabutayo ndakuramo, ntabutayo ndakuramo. Nubwo bitameze neza, nubwo bitameze neza, ejo bikagenda, ntabwo wabwiye. Humura, humura, Yesu ari kungaba. Nubwo bitameze neza, nubwo bitameze neza, ejo bikagenda, ntabwo wabwiye. Humura, humura, Yesu ari kungaba. Ndagusabye ntiwicire urubanza ngo ujyeho wumve ko ibyo utagezeho ari uko utakiranutse nk'uko bikwiriye. Ni ukureka amabwira ikintu kimwe, uretse ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana, uwagiriwe neza kubwo gukiranuka ninde? Niyo mpamvu Pawulo ngo nifuza gukora ibyiza, ariko shobozwa byose na Kristo ugira gute? Iduha imbaraga zo gukiranuka, ariko ntihagire uwirata ngo ibyo yagezeho yabigishwe nuko yakiranutse, ngo akwishime hejuru ngo kuko utaratabaye nuko utakiranutse. Imbabazi z'Imana nizo zitubaho umunsi ku munsi. Ngira icyigisho kivuga uburyo Imana yaduhetse, ariko harimo akantu nkunda cyane. Kimwe mu bintu umubyeyi atwara mu ishakoshi iyo ahetse harimo ibikoresho by'isuku. Hari utwara ranjete biterwa n'uko yishoboye. Kimwe mu bintu Imana ifite rero harimo n'ibikoresho by'isuku, ariyo maraso.
kuki umubyeyi atwara ibikoresho by'isuku n'uzi ko azi ko isaha n'isaha uwahetse yakwiyanduza? iyo ataba amaraso ya Yesu yakwejeje, ntugire ucira urubanza, ntugire ucira iteka. hari icyo washoboye ariko hari icyakunaniye. nubona mugenzi mu ntege nkeya ujye umenya ko izo nizo afite, ariko nawe hari zifite nuko zitarajya hanze. ubwira Imana ngo musabe imbaraga zo kunesha. ngo nuhagaze yirinda atagira gute, kandi nguvuze ko nta cyaha agira. Imana nyabinyoma ni ubuntu bw'Imana butubeshejeho n'imbabazi z'Imana. mu nkundire tuzamura amaboko dushimira Imana yuko bitararangira. Mana turagushimiye kuri Imana nziza. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we. iyo bikomeye wihebye ubaye iragutabara. Mutima we, iyo bikomeye wihebye ubaye iragutabara. mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we. Mana turagushimiye ko bitararangira. birashoboka ko harimo ababyeyi babonaga ko birangiye kubera ibihe bahagazemo n'ibyo bavuyemo, ariko ntibirarangira. hari abagabo babonaga birangiye babona bagiye gukorwa n'isoni, ariko ntibirarangira. hari abakobwa babonaga birangiye ariko ntibirarangira. hari abasore babonaga birangiye kubera ibihe barimo, ariko ntibirarangira. hari amagambo abantu batuvuzeho kubera ibihe tugira ngo niyo finali ya filime y'ubuzima bwacu, ariko twibukije ko zitararangira. hari andi ma episode atarajya hanze. birashoboka ko yagiye hanze niyo guseba, niya cya gisebo, ariko ntabwo birarangira. hirya y'igisebo hajya haba guhindurirwa umwambaro. derazola fotandola kita zela drive siko bizahura. uwari warakuriwe ikiriyo niwe wabatuje i Gosheni, ahantu heza kuruta ahandi. uwo bari bazi ko byarangiye niwe wababereyeho umumaro, kubera ko byari bitararangira kuri wowe. wavuze ngo nawe igiti cyatemba kizongera gishibuke. turagushimiye ko 24 ni umwaka wo gushibuka ku bantu bari baratemwe. ni umwaka wo kwinjira mu nzozi, si umwaka wo kurota inzozi. ibyo ngibyo amaso yacu azabibone, intoki zacu zizabikoreho, amatwi yacu azabyumva. umugisha umushumba n'abafatanyije umurimo, kakomeza ugire neza igihugu cyacu. turagushimiye ko dutahanye ibyiringiro, nubwo bimeze gutyo ntibirarangira. ntabwo birarangira. komerwa amashyi ababyeyi bakuvugiriza inkuru tugushimira. Yesu Kristo, Imana y'umugisha n'izina rya Yesu. Reka tukomere Imana amashyi ku bwacu. Nari mvuze ngo